muri Ezekiyeli ibice 3 ku murongo wa 18 avuga ngo nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha mwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umunyabyaha have mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzaba ukijije ubugingo bwawe. 20 kandi umukiranutsi nareka gukiranuka we agakora ibyo gukiranirwa, nzashinga isitazi imbere ye kandi azapfa, kuko atavuriye azapfira mu byaha bye, kandi imirimo ye yo yakoze, imirimo ye yo gukiranuka yakoze izibukwa ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Amen. Amen. Nabashimiye bampaye uyu mwanya wo kuza kuvuga ijambo ry'Imana, namwe mwese mwitabiriye kuza kumva ijambo ry'Imana, mwese ndabashubije mu izina rya Yesu. Amen. Ikindi nshaka tuganiraho, muraza kwihangana amagambo turibuze kuvugaho, kuko ntarebe kundi bazacuza umutima araba mu ijambo ry'Imana. Onesa sifiwe. Cyavuye ku ndobe mu n'ikintu bayagambiriye kuvuga, ariko turabwira Imana yagambiriye kutuvuga. Onesa sifiwe. Muzurashimishije cyane, bishimye n'umuntu aramutsa kandi tumufunyote ku ijambo ry'Imana. Igihe twagomba kubabwira ijambo ry'Imana ukuri kuvuga n'uko rikwiriye kuvuga, tukabareshengesha byanditswe byera kugira ngo tubone mutukumira amashyi mutunezererwe, tukabaga mu byanditswe byera tukabasobanurira uko bitari, tukabivuga kugira imitima yanyu ikunde yishimye. Kenshi ijambo ry'Imana bijya rikunda gushimisha abantu cyane, birimo umubabaro, ririmo ijambo ry'Imana rifite uburemere bukomeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rero, uko Imana idushoboze niko turi bubikore. Igikoresho cy'Imana turakuvuga n'ingiye uhagaze hano ari Uwiteka ari we ngibyo ndi buvuga. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli 3:18, ijambo ry'Imana riravuze ngo nimutuma ku munyabyaha umubwire ngo ave mu nzira ze mbi no mu ngeso ze mbi, hanyuma tumubwire ngo umuntu azapfira mu byaha nta kabuza. Ntabwo Imana izamubarira kutamubwiye, oya, gupfa ko azapfa kubera utamubwiye utamuguriye. Hano umuntu yotekereza ko umuntu azabarenganya kuko atabwiwe ukuri, ariko no gupfa nabyanze bikunze azo, ariko amaraso ye azoba kuri we. Haleluya. Wa muntu ntazareka kurimbuka, wa muntu ntazareka gupfa kubera ko atabwiwe ijambo ry'Imana, ariko kubera ko utamubwiye amaraso ye nawe uzayabazwa. Warakiranutse, warakoreye Imana, warayivugiye, ariko amaraso ye Imana izoyakubaza. Bwana Yesu asifiwe. Amaraso ye Uwiteka azayikubaza. Kuri 20 haravuze ngo mukiranutsi nava mu byo gukiranuka, ngo agasubira inyuma akaba mu byo kwizera. Tugende mubwire ngo aho ngaho waratandukiriye, igaruka mu murongo ukwiriye. Wa muntu nawe ngo azapfa, kandi imirimo yakoze yose yo gukiranuka ngo ntizibukwe ukundi.
umve igiteganiro iteganira n'icyo ibyo umuntu yakoze byose waje imfubyi ufashe abatwakazi kwishura urusengero kwambika abashumba no kugaburira abashonje nyuma ngo mu byo kugize no gukiranuka ugasubira inyuma ibyo wakoze byose ntibizibu nta gahinda gateye nta mubabaro nuko ugukiranuka n'uguhozaho ugutwonova hano maze kuva ijambo ry'Imana agira hano asa n'urwaye akantu kutahasinye kutakwibuye ngahitamo ibyo nako niba ntarakiranukiye Imana niba ntarakiranukiye icyo kibazo ndakora cyone wanaweza sivyo kuba narakiranutse ni kimwe kuba ntarakiranutse n'uzoja mu rutazi bira kwa ngo mujye muhora mwiteguye ndi muzi umunsi cyangwa igihe umunsi cyangwa igihe nta muntu ubizi yewe umuntu yabimenyaga yajya ahora akiranuka ariko cyatumye ngo ribangarishwe kure n'uyobora rwo kiranuka igihe cyose tukiranutse kugira ngo umunsi yoza uzataha tujyanye nawe umunsi wopfa baravuganirwa mu ijuru byanditswe byera bitubiyemo amagambo asa nkaho ari ay'ubwenge cyane njya mbwira abantu benshi kubera ko tujya dukura n'abantu benshi tugiye nko gusenga Imana babwira mu byanditswe bisa nkaho bihishe abanyamwuka nibo bahishuriwe bonyine baneza sivyo byanditswe bisa nkaho bihishe bigituye ahantu abantu batarahishurirwa kugira ngo umenye ibyanditswe imbaraga z'Imana ziri guhishurira ni ugukiranuka ntabwo ari gusenga cyane oya gusenga warayikoze nabi ko ni ugushigikira ko icyo wakoze ari icy'ukuri umuntu ukwiriye gusenga mu kuri no mu mwuka baneza sivyo gusenga uzi ko watutse runaka Yesu yaravuzeho byanditswe Yesu yigeze kuvuga ngo gukora gutanga ituro ukibuka ko hari mugenzi wamenye ikibazo uzumanza muri rambike hasi ugene mu kirano kuya mu toro cyabiri cyo ribaza baneza sivyo niyo mpamvu bavandimwe ibyanditswe byera birasobanutse neza iyo usabye Imana ibigusobanura gukiranuka ni kimwe no gusenga ni ikindi imyuka uhari mu minsi y'imperuka ngo hazora imyuka yo gushyeshyenga abantu nuko umuntu akerekwa kabisa kuriya keretse mutacecetse maze iminsi nk'aho ndi mu masengesho agira imbaraga n'amasengesho kutavuga kuko iyo wasenze ukavuga ngo Mana we nakwinginga ukavuga none n'ejo muri sitanaza gushuka akaguterera kwa gushaka ntabwo ujugunyira ukabura gasamye ngo Imana yasubije kandi urabizi neza ko umutima wawe neza hari ibyo gushima bigeze gukiranuka ngo Imana ngiransubije Imana yirutse inyebinyobwa oya Imana niza ikorana n'abantu batakiranutse banaheza sivyo amen Imana nizi ko n'umuntu batakiranutse n'usenga uzi ko umutima wawe wuzuyemo ubwango hari akantu kegereyeho hari umuntu utumvikana ugasenga ukamara iminsi turi gusenga ugasa n'usubije ugiye ushyiraho question mark ugiye ushyiraho akabazo ko interrogation baneza sivyo amen ushyiraho akabazo uvuge muri amasengesho ubwo ndasubijwe bwe rero nabisambanye ejo wasambanye mu mutima ko birivuga mwumvishe amategeko ya kera ngo bazamwe ugasambanye mu gihe ndavuze ngo nuri umuntu umugore wundi mukamwifuza ngo basambanye niba warifuje undi muntu ugasubiza ubutaravuga mu mpande ubarire ntarengeza runaka mucira witeka ugasenga ukamara iminsi utaricuza kandi yakwicuza ni ukureka wanaweza sivyo kwihana nabwo ni ukureka si uguhoza ngo ejo nzihana n'ejo nzihana kwihana ni ukureka rwose niko biriyo bavandimwe hari igihe tuvuga amagambo nk'aya ngaya tugize amaraso yabo kuko
kuvuga ijambo ry'Imana ni kimwe kuryemera n'ubwiti cyaha. Wanaweza sivyo? Sino kupata muri gutsindagiramo ku ngufu. Ariko Bibiliya yavuze ngo nutabwira umunyabyaha ibyaha bye byose, umuntu azatira mu byaha nta kabuza, ariko nawe nzokubaza amaraso. Wanaweza sivyo? Utekereze ko warakiranutse rero ngatinye kubwira umuntu ndamwanga, simubwira kwikari kibazo. Asayuza azabazwa ntabwo yakujya ngo mwijuru, uko mujuru yango mwijuru bira ba mu mwanzo yango mwijuru umugeza mu kunga n'urugi nako muratuka muri bane batarijya muzarinduke muri benshi. Kuvuga ibyanditswe by'Imana kaduga uko biri uko byanditswe n'ubwiza ubw'umuntu bw'umuntu n'ubwiza bw'igiti cyane. Wanaweza sifiwe? Iby'Imana ishaka bisa nk'aho atari abantu bashaka ubwiti cyane. Mwumve iby'Imana ishaka ari dusomaho twumve nimba ahaya kozorigera nimba twashobora kubigera. Munzomere muri Yeremiya badusoma kuri Yesaya badusoma kwa 36. Amasome kuko iyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushitsi n'ijambo ryanjye. Amen. Umuntu Imana yitaho n'ufite inzara n'inyota ngo yakumva ijambo ry'Imana wagahindishwa umushitsi nuko ryumva. Wanaweza sivyo? Ijambo ry'Imana ntabwo rizongera kuvuga kuko yamanukiraga n'ubuwedesi irimo kiyazwe bamwe na bamwe, ariko ijambo ry'Imana ni izanditswe ze nukumva ijambo ry'Imana mugahindishwa umushitsi n'ijambo ry'Imana. Byanditswe byeraho bisoma ubu mu gitondo ukibyuka n'ejo bundi, tukuremo n'inyuguti n'imwe yo kurenga, tukuremo n'ijambo na rimwe ryo rikiza ubugingo bwawe, ukahava ugomba gufashwe n'Umwuka Wera, ugomba kuza n'ubujujwe, wasohoka bikaba birarangiye. Ntabwo wahinze umushitsi w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuze amagambo akomeye. Nureba umuntu ukamucira witeka uzoba ukoze icyaha. Nureba umuntu amwifuza uzoba ukoze icyaha. Mbese natekereje iyo turi impumyi ahari twumve tubona ibitwamatwi hariho tutakoze icyaha. Nokwifuza ntarebye se? Nokwifuza imodoka se nubwo ntabona kandi ntumva ko imodoka ibaho? Oya, kugira ngo dukiranuke bikwiriye nuko abana batoya batoniye katunyeza ko muri abana bato basaye kwenda mu ijoro ubwabo. Wanaweza sifiwe? Ngo kure byose ukabireka byose bitungiye aho nuko umwana muto utacifuza imodoka. Yesu yaravuze ngo sinaje gukuraho amategeko ngo naje kuyasohoza. Kuyazwe bivuga noneho yewe ntekereza ko Satani ngo yaje kudupfira, ariko nawe ikomeje ibintu byinshi. Kera umuntu yasambanaga ariko yasambanye kuba wasamba, ariko Yesu aravuze ngo umuntu yeba gusambanya umutima, kandi umutima niwo uzaba, umutima niwo Imana izireba. Mbere yuko Imana indeba iyegaruro cyane yamaze kwe umutima wanjye ko ngwiri. Wanaweza sifiwe? None Bibiliya yavuze ngo nureba umuntu bamwifuza kuza gusambanya ngo imbere mu muti kuri mubiri uwo tumubugi wo utabona kabwo mwifu. Wanaweza sifiwe? Umubiri wakubuza ubugingo kuzo bitahira, kuko byifuzwa ni by'umubiri.
iby'umwuka bikagenda bikagenda bikonda bigasa nkaho bitigeze buryo bw'abaye. Yesu yaje gukomeza ibintu niko natekereza. Kera iyo wicaga umuntu nibwo baga bamwishe. Yesu aravuze ngo nututse umuntu ngo wagicucu ngo muri gihonomo mu muri utazima. None twebwe twabigize akamenyero ngo wagipfuwe ngo kujya muri burage yari burage ta burage mukira sibagipfuye babo. Zori imbaraga ziva ku wundi mubi. Ta burage wagipfuwe ibabo tayo. Burage zumukira nutsi Yesu ashimwe Imana ikongera imbaraga no kwishuriza imbaraga ibitangwa urugendo rugoranye waneza sefiu urugendo rugoranye rurimwe amahwa rurimwe umubabaro ashyaka kumugezi ngo barabwira bageze ahantu ngo bantu kumugezi ngo bararya ngo basane barukutse ngo ibibabe byabyo mu yakizaga indwara ngo ariko bahishirwa neza ko aho bajya bataragerayo ngo bakomeza urugendo ngo bageze imbere mu ruzi barutangana ngo bazakana n'uruzi ngo bagera mu mabuye ngo aremereye ngo akomeye ngo amabuye yayandi ngo atwike ibirenge ngo atayibusika mu muhanda we ngo duhindurire inzira. Ageze imbere atarababwira ati dore mucori dore namwizwe mwizera dore ntihaciye nawe mukurikira muri iriya famu niwe warenza yose. Ngo bageze imbere ngo bumva ko aguye mu kireti ngo barakabwira ngo ngo tumenye neza yuko ngo wavuye mu nda mwarisubiremo uko bigoranye kugira ngo basubire mu nzira baguyemo bagereho mu rugendo bagiyemo yabatwaye ahari no gushaka ubugingo bwabo. Baresa sefiwe uru rugendo ruri we mukiranutse mubwire ngo wagipfuwe muramwishimiye muramuhobeye umubwira ngo Imana ikongera imbaraga mu rugendo rwanda. Baresa sefiwe izo niyo ndamuye bakiranutse izo nizo blague z'abakiranutse naho badutera ibitwa twabohoro two niko twisha ubugingo bwawe. Baresa sefiwe muri Matayo igice 5:6 hahirwa uwafite inzara n'inyota cyane kumbe na muze gukora research abantu bazi gusoma ibyanditswe byera no kubishakisha nimusanga hano handitswe ngo hahirwa ngo kirano ngo hahirwa ngo gushakisha amafaranga ngo n'imbaraga tugashakisha abandi abicishije amagambo cyangwa uriya muntu uri gucundi cyane no kwicishije amagambo. Twebwe turabizi neza gufasha umuntu kumutera icyuma serikali yakugereka gufunga rero kubera ko kumubwira ngo arakapfa no kumunegura amagambo atari meza kandi akazabimenya. Kandi ushaka gukomeretsa umuntu n'ubundi umubwira akamwishyira mu mutima hanyuma ukigende ugasigara umurozi kuko n'uburozi bubi ni ijambo. Baresa sefiwe uburozi bubi ni ijambo niryo riza riganirika mu gasanga umuntu yarapfuye ahagaze kuko rero dusa n'abishuka ko dukiranuka kandi soko Bibiliya ivuga nsomere muri mu Baroma 10 ku murongo wa 1 mu dogo ntabwo Kweza Israeli bikuye ku mutima gukizwa ni nabyo mbasabira ku Mana. Amen. Amen. Kuti bidayera nazo n'ibyo kometena wifuza ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana no kugira ngo bakizwe. Yego komeza. Ndabahamya yuko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Yego kuko ubwo hari abatazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihanganira gukiranuka kwabo ubwabo bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Imana igumwe byatumye biri abandimwe
ndabasabira mbahendahendera gukiranuka. Yego. Wanaweza sifiwe? Nukiranuka kuva ku Mana, bana kukiranuka kuko wasiku wabigeni n'icyo kikabira. Kukiranuka kuva ku Mana. Kuri Abisirayeli bari bazi gukiranuka ku byanditswe, ariko iby'Imana barabihishe kure. Bazi kwambara amategeko, bazi kwicara ku ntebe zikwiriye, bazi gusenda abagore, utuntu duhango batukiranukaho cyane. Ya mihango Pawulo Mose yarababwiye baragira bayikiranukaho cyane, barayuzuza. Ugakurikira ko Imana bakwibuka gushira hasi baragufinyana. Wanaweza sifiwe? Ukira bakuvuye ku Mana rero kikuva kubyo watekereje, kiba kubya kubira yanditse. Yesu kebizera. Wanaweza sifiwe? Ukiranuka gugwiri no kuva mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ubw'imihango wasokuruza abantu batuvukaho. Nuko byanditswe byera. Ukira ngo mutekerezaho cyane. Wanaweza sifiwe? Amen. Wanaweza sifiwe? Bavandimwe, uru rugendo tujyamo, niyo mpamvu natekereje kuri aya magambo navuga twangiye ku ijambo ryo gukiza imitima y'abantu no gukiza imitima no gukiza ubugingo bwabo. Gukiza ubugingo bw'abandi ngo twakiza ubwacu. Byo kumarira iki kwirirwa hano ukagaragara imbere y'abantu, ukabuzi gusimbuka ugakora ku nzu, ukabuzi kuririmba cyane ariko bitava ku Mana. Yohana 18 turavuga ngo nimumenye ukuri muzaba batuwe ko. Wanaweza sifiwe? Nimumenya ukuri, ukuri kuzakuba batuye. Ukuri tikubwira ikinyoma, tikubwiraho pourcentage ya 0,1 y'akantu ko kwihangira kwa kuri kwa mu papa. Reka babwire ikintu kimwe. Iyo ubana n'umuntu ukamuzi nk'umunyakuri akakubesha ukamenya ibyo yakubesheho ibyo yakubeshe, ibindi bintu byose yavuga tubibyemeye bakora yambeshe. Wanaweza sifiwe? Amen. Kamuge mwibisha mwisubire. Iyo ubana n'umuntu umuzi nk'umunyakuri nyuma akakubesha ukaza kumenya ko yakubeshe, ibyo yakubwiye byose bivuga nk'inyuma kugira ngo uzabyizere ko ari ukuri biragoye. Wanaweza sifiwe? Amen. Nimumenye ukuri, ukuri mukuzabatura. Ukuri nta handi ngo mubitekerereze, nimukiranuka. Tuzampereza abantu bose abana b'Imana. Owe hanabasitani. Kandi sinjye bifuza niko biriho. Aho kuri 44 niko havuga. Muzete ni ufite muzete 44 mu bwo ntabwo. Aho nyine mu yanditse. Wanaweza sifiwe? Aravuga ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi tiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Ngo muraba so Satani, kuko Satani kuva kera n'umuriganya azayerekana ibitiranirwa iby'umwijima ko ari ibikiranuka. Wanaweza sifiwe? Amen. Azayerekana ibiri mu mwijima, ibihisha ahantu mu mwijima ko ari ibizere. Ibizere agasana n'icyiza agakingirizo akabihisha. Kubera ko bindi yerekanye ko ari ibizere kubigiriraho umumaro, bikugaburira, bikwambika, biguha ahandi hantu
yakubana hageza kure umuntu ari bikwiriye ntabwo satani nta kintu cyiza yigeza akora niko bibirivu rero ngo bakora nk'ibyo satani akora ni abasatani siko birivuze arwari rero bivuze se niko bibirivuze niba abakora nk'ibyo satani akora kuva kera niko yahereye n'ubu aracyariho ngo abakora batyo ni abasatani kuba abana b'Imana ni ukubiharanira cyane bwisante ariko bihe subira muri iyo ntabwo ngo kuva kera mwumve amagambo yewe niyo mpamvu navuze amagambo namaze gusoma ndavuga ngo niko Bibiliya yavuze muri Ezekiyeli ngo nimubwira muzabwira abantu ngo ibintu bibi niwe uzobibaza utwagire umugisha kuko gusa nababwira abantu byanditswe bihe ariko tuzobibaza ni turi urubanza kubera ko akenshi atubwira abantu basheshenga no kugira ngo batunezererwe tukabahisha ibikwiriye byokiza imitima yabo yabaza n'ubugingo bwabo ko biravuze ngo kuva kera kose satani yari umwicanyi yakoraga uburiganya yari umuntu udakora ibikwiriye none ubwo gukora nk'ibyo ngibyo nabo murabashitani waneza se satani ntajya akora icyiza rero niko navuze satani akakubesha akantu gasa kuko satani azi imitekerereze y'abantu iyo bavuze iyo twavuze satani aramenya ariko iyo ducecetse tugasenga dutuje ntazamenya satani azatinya umunyamasengesho usenga atavuga ceceka ejo ndazabera kakuriya we yarasubijwe kera kanigende ariko iyo dusenga tutari mu mbaraga z'umwuka wera none n'ejo bazafata bya bintu bikwiriye byo guhesha ubugingo buhoraho akabihisha wareza seviwe akabisha agakingirizo akazana utundi tuntu dusa nkaho tugaragara ko ari ibyo kandi atari muzorebe akambahe umukoro kambahe evaye uzagende usambane numara gusambana ufate iminsi 3 yo gusengera amafaranga ibintu bibiri bituranye ibintu bibiri zitanatanga n'ubusambanyi n'amafaranga nurangiza ugende ufate iminsi 3 yo gusengera amafaranga warayusambanye uticujije uzosubizwa ugisenga kugira ngo wasubizwe unushaka kugenda ukivuga mu byo gusenga gusa ukibwiriza ubuso bw'isengo musa zobiri kugiye mu gusoma sengesho nayo wasubijwe ngero nyibo ndakunda ndagusubiza turashita narita bijya bifite amasengesho se atari ukiranuka ngo Dios satani yumukoraho amen wareza siviwe amasengesho atari ukiranuka satani yomukoraho tajya munyageza tiyo guhindisha umushitsi waneza siviwe rero nicyo tumujya gukora icyaha mukora icyaha ukagenda namugiye gusenga iyo ni impamvu ukorere atari imana yo mwijuru ihoraho waneza siviwe satani uzi gutera gukora ibyo niwe wakore niwe gusubisha si imana yo mwijuru dukore imana yo mwijuru izikorana n'abantu bakora nk'ibyo wakoze mubwira abakiranutsi muri bava mu nzira zo gukiranuka tubwire muburire munave mu nzira mbi agaruke mu nzira ye ngo nibyakoze ntibizibu ngo ariko nawe nzokubaza impamvu utamugaruye mu nzira bantu b'Imana bwoko bw'Imana arasomye ngo Farawo yaravuze ngo amaraso y'abanga amaraso ya Yesu Kristo ni Farawo none ntazabarweho ngo bakarabiye imbere kira twaravuze ngo amaraso ya Yesu Kristo ngo ntazapfa ngo ndakarabye uko cyo tugira abantu ijambo ry'Imana ryo kizugingo bwabo bikaba buhura rero bakwiye naho zabageza kubikora n'ukwawe ariko kubivuga n'ukwawe
wanaweza sifiwe. Kumvira ijambo no kurikurikiza n'ubwiki cyane. Yesu wigeze umva Bibiliya Imana yedukira kandi umwe Yesu n'ubundi wabwiraga wabwiraga Ezekiel tugira ko Imana ikamucyo kuva kera Yesu yakoze. Yesu yarakora kandi padiri ubwo tukaba nibo bakoreshwa nka marayika w'umucyo niwe wazaga igihe cyose. Tigeze abwira Ezekiel ngo mubwire ngo uzobwire ugeze igihe ngo bumviye. Yabwiye uzobabwire ngo nibatabivamo ureke inzira zabo mbi zabwije ubugingo bwawe ngo bazarimbuka nta kabuza, ariko wowe nutababwira bazarimbuka bose byajya ko nawe uzaribaza. Bantu b'Imana bwo bw'Imana mwe gutekereza akantu kitwa gatoya ko kwicira reputation ngo mwe ko kwicira ubuhamya ngo mwe akantu gato dukeneye kugira ngo dutekereze ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana yavuze ngo shaka gukiranuka, ubushakisho bwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo baguhame ni ugupfa mu buryo bw'umuntu. Iyo umuntu apfuye bazabaha mu mubiri umwuka azamubwira ngo kirana. Ubushakisho bwiza ni no kudapfa kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Mwabwira ijambo ry'Imana Imana mu ijuru.